Koperative ya Ntende ni koperative ikomeje kugenda yiyubaka cyane. Ni koperative ikorera mu mirenge itatu yo mu karere ka Gatsibo, harimo umurenge wa Rwimbogo, Rugarama ndetse na Gitoki. Akaba ari koperative ahanini ifite ubuhinzi bw'umuceri bwateye imbere, ikaba ariko muri ubwo buhinzi yarabyajemo umusaruro, ibindi bikorwa bizanira inyungu. Harimo iduka rikomeye cyane rihahirwamo n'aba bahinzi, hakaba farumasi y'amatungo ndetse na farumasi y'imiti y'abantu. Umuyobozi w'iyi koperative Munyaburanga Emmanuel ni umwe mu bayobozi basa naho bazanye impinduka zikomeye muri iyi koperative, kuko hari byinshi yagiye ahindura mu buyobozi bw'iyi koperative. Ubu muri gahunda yayo ifite kuzagurira ibikorwa byayo mu mujyi wa Kigali, ikahashyira ishoramari kugira ngo n'Abanyakigali nabo babone ibyiza by'iyi koperative. Ubusanzwe iyi koperative iha abanyamuryango ibinyabiziga, ariko ndavuga za moto, bakakora bayishyura, iha abana amafaranga y'ishuri, iha abanyamuryango kandi ubwisungane mu kwivuza bose. Iyi ni imwe mu makoperative yubakitse neza kandi ifite ibikorwa bigaragarira buri wese, aho ndetse n'ubuyobozi bugenda bubyemeza. Nk'uko mwabibonye ku iduka hariya bimeze, n'ahandi hose niko bimeze. Igiciro cy'umunyamuryango gitandukanye n'icy'umuturage usanzwe. Mu mibereho myiza y'abanyamuryango, dufite imishinga yo kwiteza imbere, aho abanyamuryango bagurizwa amafaranga, koperative ikababera ingwate. Mwabibonye hariya, mwabonye ikigega kimina twatashye, kibaguriza amafaranga yo kwiteza imbere, ndetse n'amabanki atandukanye. Ngira ngo nshimire nabo twarabatumiye bitabiriye, abayobozi b'amabanki, ingo zitandukanye, turabashimiye cyane kuba mwaje kwifatanya natwe. Murafatanya ibikorwa beza kandi tubibanamo, uru rugendo rwose twarugendanyemo, turabashimira. Muri izo nguzanyo zo kwiteza imbere tumaze, abanyamuryango bacu bamaze gufata inguzanyo zigera kuri miliyari 3 n'andi mafaranga arengamo, kandi kugeza uyu munsi barishyura neza, tubifashijwemo na koperative. Abanyamuryango bafata inguzanyo, koperative ikaguma ikabasindagiza. Bageze mu rwego rwaho twahereye ku mafaranga makeya, ariko uyu munsi umunyamuryango wacu ashobora gufata miliyoni 5, ndetse harimo n'abarenzamo bageze mu 10. Kandi uburyo bwo kwishyura rwose kugeza uyu munsi turacyari indashyikirwa. Ifite kandi iterambere yagejejeho abaturage, baba n'abaturiye iyi mirenge muri rusange. Nk'ubu nko ku munsi wo kwibohora, yateye inkunga akarere ka Gatsibo miliyoni zigera kuri 3 kugira ngo kayishyurire bamwe mu baturage badafite kivurira. Ndavuga abadafite ubwisungane mu kwivuza, badafite n'ubushobozi bwo kubona ayo mafaranga. Ibi rero byose bigira iyi koperative kuba iri ku mwanya wa mbere muri koperative zikora neza mu rwego rw'igihugu, nk'uko n'abayobozi b'amakoperative mu Rwanda bagenda babitangaza. Niba koperative imwe yonyine Ntende yaribohoye, mwumvisha urugendo ifite, irakataje, irashaka no gufata isoko rya Kigali. Murumva iyo ntumbero ifite? Murayumva? Ariko aho hantu ikataje, ubwo urumva ko nayo yafashe wa murongo w'inkotanyi. Inkotanyi zabohoye u Rwanda, none zirimo zirabohora ibindi bihugu. Ntende nayo yanze kwicara hamwe, natwe ntabwo. Gatsibo tumaze gufata umurongo, turashaka gukataza kujya na Kigali. Leta yacu ijya gushyiraho politiki ya koperative, rwari mu rugendo rwo kwibohora. Iyi koperative urebye ibikorwa byayo birimo na hoteli nziza cyane abantu bakunda kuraramo, kandi yakira abantu neza. Ubona ko ari koperative yiyubatse ku rwego rwo hejuru,
n'andi makoperative nayo akaba akwiye kwigira kuri ibi bikorwa bya koperative ya Ntende. Ubwo rero ku munsi wo kwibohora umunyamabanga w'intara y'Iburasirazuba Dr Jeanne Nyirahabimana ubwo yagarukaga ku mikorere myiza ya koperative yashimiye ubuyobozi ko nabwo buyiba hafi kandi nayo ikaba yaragiye igira abayobozi beza kandi bashakira iterambere n'inyungu z'umunyamuryango. aho rero icyo nanone ni igikorwa cyiza, mwarakoze cyane. Abo twari kumwe bavugaga ngo ariko bagomba kuba bafite umuntu ubatekerereza akabereka inzira, kuko iyo hoteli irakoresha n'iyi mirasire y'izuba, aho batubwiye bati hano Iburasirazuba dufite izuba, reka turibyaze umusaruro dukoreshe n'aya mashanyarazi y'imirasire y'izuba. Ibyo bintu si byiza, si iby'agaciro. Bavuze na farumasi, ni koperative zingahe, yenda umuyobozi wa RCA yatubwira, ni koperative zingahe mu gihugu zifite ibikorwa nk'ibi? Yenda n'abayobozi bahuza izo koperative mwatubwira ni zingahe mu gihugu? Aha ni Ntende rwose, mwiha amashyi murayakwiye. Ahandi usanga amakoperative akenshi yarangwamo n'uburiganya, kwigwizaho imitungo kw'abayobozi, kuryana, ibintu byose bishobora gutuma koperative itazamuka. Ariko muri Kuporori Ntende ho ibi ntibikorwa, usanga ari abayobozi ari n'abanyamuryango bose bahuriza hamwe kugira ngo barusheho gutera imbere. Iyi ni Ibibaye TV, njyewe Binirenganya Charles, mukomeze kubana natwe.